Inabingwa Entertainment WAKWETU TV ikuzaniye seri yitwa ngo Kirero. Ikuzaniye seri yitwa Uwarusomye, episode ya 12. Duherukanye navuga yuko agiye kugenda kuba noneho registre yamamagaye ni ikibazo byo bikomeye. Amushiki nyine w'umuntu mukuru agomba gukomeza agakurikirana umutekano we. Kandi adahari registre nyine urabona aracyafite ibintu by'ibikoma byinshi, ushobora gusanga akoze ikosa. Agira musange vuba vuba, agira musange vuba vuba. Bimeze bite rero? Nizere neza ko mwamaze gukanda subscribe. Tugiye dukomeze na episode ya 12 ku Warusomye, naho channel ni WAKWETU TV. Sobanuza aracyari bingo. Mama wanjye agenda rwose. Mama ngiye kugenda urabona kiragende ariko zipe nibagiye ikarita y'urugendo. Wambaye ikarita nta peto? Yibagiwe ikarita y'urugendo. Nta kibazo ndayigura. Mama ese mukobwa ufite amafaranga genda ukuri ndagufatira iryo buryo kiri kuguzaguza umumera mubwira ati wamaye ku gakarita k'urugendo. Mukobwa rero nawe yige gutwika hano afite amafaranga nyine neza. Ako ndaza azaze mwigisha kinene ko nyine agira akazamure. Kinene ko arigiye kaba katarazamuka neza, mukashumika bya nyabyo. Nicyo kintu kibura. Tugere kwa kuno sasa regisi amaze kugaguza neta yashizemo ariko ese ibyo wambaye byo ni ibyo none wambaye ni bwoko ki? Amafaranga. N'amafaranga. Yambaye amafaranga shari kureberamo amafaranga. Cye cya kibazo. Yambaye amafaranga. Kandi n'amafaranga ari kureberamo nayakagango ntabwo abizi. Ntabwo abizi. Badashingira ku mupira wavuye ko kanye nambaye amafaranga ahubwo wambaye ibyo birabura kare wambaye amafaranga. Nuko izo ziba zihenze kandi ziba zigaragara cyane bizambaye. Kandi igihe cyanye shaje. Ariko ni sawa ntari. Ni sawa. Aho bangamira abaziyaho. None se nacyo cyawufashe neza kitazi ko n'ubundi uyeri musaza wa Sabrina y'umwirukanye cyangwa no wabishakiye kugenda akaguma yo kuri tangiye kwibaririshwa ibya Sabrina iwabo nujya mwirimbi ubwo ni umupfu bagiye guhamba abantu babiri nta muri batangira ugaba shagira ibiganimba yigirayo natabishaka ugi wabo nujya mwirimbi ngo nta muntu ujye bahagarika mugi bakiri kwivuga barahageze se shaho kakundu hagira bari kukuvuga ati ntuzapfa ibya bijye by'uburyarya ntuzapfa ati uri umurame ninje turi kukuvuga ngo bari kukuvuga ibintu bibi yamusoza nyina yigira nk'atamuzi kandi ngo bamukumbuye onkire ibaza ariko guhabe no gukoba sha ay ngututse nuko nduta bazere ko guhabe no gukumbura n'abantu kandi mu mutima avuga ati arakagumayo bahita bwiryaho urabibona ukuntu ngana meze neza ufite ibyiza nk'ibyo atari byo wakuye aha ntabwo waba ugarutse uvuye muri ayo mahoro uri nari meze neza nta muntu nuka nta stress ari kugarutse muri aka kavumo Sabrina aratwika undi mukobwa niwe wanjye nari meze neza ndi no stress nibebeza kuri mama none ubu ngiye kugaruka muri aka kavumo muri stress zako none se ubundi ugarutse aho uza kumara iki? Nese nareka kugaruka kandi arimo nabagana ngomba kugaruka umukobwa nawe rero ubwibone afite bushaka buzamukoraho uzanye ahangaho umeze nk'umwana uvuye mu gikoma cy'avoka ntabwo uzabinzanaho mwigize meze neza natwe tumeze neza usanze ari cyo dufite ijinyore ijise nako buretse turaha nako sha nako ibyawe sha ibyawe jimbya sawa ngaho ushaka kwishyira hejuru ahubwo umuntu w'umupapa uhangana n'abana mwivugisha abana bo basigaye murangaye nk'ijipo bakunda umuntu amenye ko ari bakuru ego bagiye kumwipfundikira nta kibazo onkire nta kibazo anko umfashe ubundi uyu mugabo niwe bita onkire
kandi shaka nkubwire Sabrina cyangwa marume ibyifigira ngo atabyigira kwipa ntago ari iwanyu nizere ko ibyo biko mubisize iwanyu ni kwa data wacu ariko ni kwa data wacu data wanyu na bene wanyu katsira kinene ko shahu Sabrina zanye ahubwo numva mwari yewe gawe kana nigendesha numva amagambo yanyu ari menshi sawa no yumukobwa ubundi ikikwereka umukobwa umaze guhaga ifaranga yagira kinene ko yewe arananga hari kumubyiganiramo aramureba nk'uru rukobwa nzaruhita naryari tukareka zaza kuri rukawusa yaba musore namuhamagariye bataraza koko kwera nzi nongere nshishemo numva uwo musore agiye guhamagara mbibutse ngo bagomba gushyingira nde Sabrina amagara yarahageze umeze bite sawa umva nyine nibyo nanaguhamagariraga ndagira ngo sasa wumva umupango kandi dire byara amafaranga ya diru ni iki se kandi diru ubundi ndabyara amafaranga iyo ntabwo yaba ari diru nyamuneza mu maso ni diru ngiyewe nshaka ko ukora neza irimo amafaranga diru yikize ni umukobwa nshaka kundongorera kurongora gusa ariko giye ukamugira umugore baba nyuma nzakubwira ibyo uzamugirira kandi bya nabi ndaguha amafaranga pe no gushaka ugahabwa amafaranga we birakabiragwira uramukubita ubudesa na 300 gwe muvanse ariko watangiye kumutereta hako nta kibazo ntabakobwa mbarongorera ubuntu ntaye 200 nayacaho umusara aratwika neza rwose bagira iki no umukobwa w'inshuti ya uba ku nshuti yanjye urumva ariko dushaka ko wamukimbiza ubwo ni ukuvuga ariko ntuzamurongore ngo wishimire ngo ni umugore wawe shaka kuzamurongora ariko ufite deal urimo y'amafaranga kuko ninge nzana yagwe nozana ibintu by'urukundo nta kibazo rwanye nzakwikura sasa abagabo batanga amamisiyo kibazo rwose ndabi sanga bafite akantu ko gukabya nge nzakwikuriraho kandi se sha urabona ko kagabo yatagashyira mu itama rimwe koko ahubwo ari misari nturimo amafaranga asanga ya saa 8 uzaze nkujyane nta kibazo jo ke bahanye gahunda yuko ejo bazajya ahari nde Sabrina Sabrina nzagikora umva reka nkubwire kandi nkubwize ukuri saa amafaranga 200 unciye 200 se yamuciye kandi ni nanjye byose bizacaho nukuvuga ngo njyewe gango nubwo ari nge ntabyo ubushuti ku mafaranga yo byageze ku mafaranga ibyo ushyira ku ruhande n'ubundi ngomba kumurya nawe nubwo turi inshuti wumve 300 kandi agiye kwita muca 300 aba afite injyaburo y'ijana wumve ibyo abapfu birebwa n'abapfumu koko 200 yewega misiyo k'ijana ariko misiyo zanjye ukazikora neza nzazubahiriza neza cyane yego rejo ntuzantenguhe yego gahunda nesho kanze mpamagare kagango mubwire ko gahunda zaciyemo ririya jage sasa nyerereho nahana injyahoro zitazaba ndagaruke sasa kuri uyu amaze gutaha igeze mu rugo tangira kwihamagazwa nikoreje mu kajwi gatoya ariko buriya ankora mutsageze wabureba ibintu amukorera nikoreje nka musaza wenyine kandi bafatanyije gahunda yagurutya mu manara hepfo direba naganire reka mu buzima busanzwe nayimeze sawa amakuru ateze ni fresh tu haribi ariko urabona yuko hano hahindutse njyewe kuzi ko yamaze igihe kinini we ntagera hano harahindutse habaye heza ibi ni ibiki se nkire yasizemo hano aho ngaho yashyizemo amazi yo kujya akoresha amwe hari akabenzi ariwe hano murabyibuka byakoresha ese bahindura bishyiramo amazi cyane ngiye kuhavugurura reba ku manci noneho ndakuyongera mu basanga se wari umeze sinari imeze sawa ari kugufata neza
kumfata neza sibye kuba mbwira amagambo bari kuntoteza ibiki Hoyuri yawe turamumenyereye Jese ntubizi ariko ndabona mama ameze neza bitewe nuko nawe ameze neza ameze neza mama ameze neza murakeye kamera neza se shaho muri iyi minsi wowe ufite ari amafaranga ntubure gucya ntari mama nyine wa warasaze wa mutipe bimeze gute mwe twafungiye hahandi wamwicanye meze bite nicyo kintu nashaka kumenya ibintu byarahindutse bijya reba naramugaburiraga buri munsi sasa buri munsi wamwicaye ntabwo tuzi uburyo yagiye azamvumbura yuko ati rero reka njye mugaburira none ahita agira ikibazo cy'uko se wabo yazamuvumbura guhapfira ko inzara yamaze avuga ati reka nyirukane n'inzara itazahamwicira kubera ko yari yamaze kwikanga yuko se wabo yazabimenya arekera kumugaburira nta kundi nyina wese nta kundi ari kubigenza wese nanjye ko ntari nta kundi ari kubigenza ariko yaramuretse namuhaye nimero zawe ngo nahindura intekerezo azavugane na ahubwo ntabwo araguhamagara ategereje yuko ngo ahindure intekerezo akazamuhamagara amubwira ati ariko se mwana wareze tugakorana azahindura intekerezo ze cyangwa ntanazihindura abantu bo muri isi ntabwo babizera tu nari ntegereje mvuga ati uraza guhamagara bikubwira namara kukubwira tumenye umwanzuro tugomba gufata uriya musaza ntabwo yigeze abivumbura ntabwo yigeze amubona cyangwa abivumbura ntabwo subizi se ngewe nawe yitwaye neza bijya byarangira rwa rwicanyi Regis nyine uyu mukobwa atashye yagiye gusura umukecuru Regis aravuga ati pu muze atazayimenya ganga atazayimenya nucikwe n'igice cya 13 tugiye kureba ni ya episode ya 12 dukomeza na party 13 cyangwa party ya 13